Here's the story of Kim Yosh, once one of South Korea's rising basketball ngiyo nkuru stars. ya Kim Yosh, Here's the story of Kim Yosh, wari umukinnyi mwiza uri kuzamuka wo muri Korea y'Epfo, wari ufite inzozi nziza imbere he, nyamara ubuzima bwe bukaza guhinduka mu kanya nk'ako guhumbya. Yatanze ubuzima bwe abutangamo igitambo agamije kurokora umukunzi we warimo guhira mu nzu. Yamuvanye mu nzu neza umukobwa adahiriyemo, gusa we nk'inyituro ntabwo byamugendekeye neza. Ibikomere yagize byari injyana muntu ibyakurikiye nyuma y'ibyo yo kuba gutya. Ibyo birababaje cyane. Ni Kim Yosh yarahiye ahira mu nzu aba gutya. Umukobwa bakundanaga akimubona yarabaye gutya, yaramutaye. Kim Yosh umwuga we yari yarahisemo wo gukina umukino wa basketball, nawe wagendaga umucika bireba. Umukino yakundaga byasaga nkaho yawambuwe. Ubwamamare bwe nuko bwahindutse ubwigunge, ukumenyekana kwe guhinduka kato. Uyu munsi atuye mu mujyi muto kure cyane y'abandi, kure cyane y'ahagaragara. Inkuru ye ni urwibutso. Gusa mbere ya byose, nitwa Samuel Mugisha, amenye byinshi kubera mu isi wigiramo amasomo y'ubuzima. Iyo niyo ntego y'ibiganiro tukugezaho hano buri cyumweru. Tugiye kurebera hamwe uko watangira kujya wihitamo, uburyo wakunda abandi utiyibagiwe cyangwa se bidasabye ngo witakaze wowe ubwawe. Urukundo rurimo ubwenge rusaba iki? Niba wifuza kujya wiga amasomo y'ubuzima rero, kora subscribe nonaha niba utarayikora, ntuzajya uracikwa n'ibiganiro byacu mu gihe kizaza. Ikaze. Ni ibiki bibera mu isi? Nawe wigeze wisanga hagati y'amayira abiri, ukomerejwe ku buryo wumvaga wabuze aho werekeza, cyagiye umutima wakubwira guti kora iki ngiki, irindi jwi rikakubwira riti rata hoya, gira gutya cyangwa se gira kuriya. Turi kuvuga cyagiye urukundo, ikintu kenshi kiduhuza n'abandi kiba cyajemo imiraba imeze nk'iyo mu nyanja ngari. Ni ikibazo kizamura kwibaza kwinshi mu bantu. Ese twabasha gukunda abandi twebwe turi kwiyibagirwa? Bigenda gute babandi dukunda iyo baduhindutse? Igihe cyose uzaba usabwa guhitamo urukundo cyangwa se ukwihitamo wowe ubwawe mu gihe ibintu bigoye, uzabigenza ute? Hari ibintu uba ugomba cyangwa se ugomba kuzabanza gutekerezaho kabiri. Urukundo nyarwo rumera gute? Kwiyitaho bisobanuye iki? Jya ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, na Bibiliya ubwayo ibivuga gutyo. Kwikunda ni wo musingi w'urukundo ruzima. Iyo abantu babiri bafite urukundo nyarwo, twese tureba tugatangara, babandi twese dutangarira, byose biba bisaba cyangwa se bisaba ko kuba ari abantu babiri bombi bikunda kandi biyubaho ubwabo. Iteka nutakaza uwo uri we, agaciro wihereza mu rukundo, uzaba watangiye kwishyira mu mwanya wo kwishingikiza ku bandi, kandi iki gihe urukundo ruzakubana uburibwe. Imbere hagomba kuza ubuzima bwawe, imitekerereze yawe, uko wiyumva kandi n'uko umeze cyangwa se ugaragara. Nubishyira imbere, ibyo byose ntabwo bizaba ari ubugogo no kwikunda cyane, ahubwo nicyo kintu ukeneye ngo ubashe gukunda abandi cyangwa se undi muntu byuzuye kandi neza. Jya ugira imirongo ntarengwa. Buri gihe imirongo ntarengwa ni ngombwa mu bintu byerekeye imibanire n'inkundo. Umumaro wo kumenya ngo ni ibiki utakora uko byagenda kose niyo waba wasaze. Gusa ibi bizasaba ko uzabibwira n'uwo muntu muri kumwe. Niba utapfira umuntu, n'urugero, nibyo ngibyo nyine, uwo ni wowe niko uteye, turi kujyana. Icyo nicyo bita kumenya no gusobanukirwa ngo urinde n'icyo utabasha gutambamo igitambo kubera amarangamutima n'urukundo. Noneho niba gukunda koko, umuntu ugukunda nyabyo azubaha biya byose wanga kandi utakora, ntabwo yabigusigira cyangwa se ngo gute kubera byo. Nanga umukobwa unkubita inshyi cyangwa se unkiniraho cyane mu bantu, agomba kubaha ibyo bitaba ibyo agaca inzira ye. Aho ni urugero rwiza. Menya gutandukanya ibitambo no kwirya ukimara. Mu rukundo nyarwo, abakundana bombi bagomba kugira ibyo bigomwa, ariko ntibagomba gutakaza indangagaciro zabo, ibyo bakunda ndetse no kwimenya. Menya kureba ibimenyetso ko uri gutandukira, wamaze gutana, utakiha agaciro. Nk'urugero, uzabirebera hehe? Uzatangira gufata ibintu wakundaga gukora ujye ubireka kubera urukundo. Uzareka inshuti zawe kubera uwo musore cyangwa se uwo mukobwa. Uzatangira kutita ku ntego zawe z'ubuzima kubera ubwo busazi ngo wakunze.
ngo uri gushimisha uwo mukundana, iki gihe uzaba wakishe. Iminsi ikomeye igaragaza abo muri bo. Ibihe bigoye ni isuzuma cyangwa se ikizamini ku bakundana bombi. Mu bihe nk'ibyo niho ubonera uwo mukundana koko, niba ari umwunganizi nyawe cyangwa se niba ari inyongera y'umuhangayiko mu yindi. Ugomba kwibaza buri gihe niba koko umuntu muri kumwe agufasha guca mu bihe bigoye, cyangwa se niba ari we soko y'ibihe bigoye n'ubundi. Ntabwo ukwiriye guca mu bihe bigoye wenyine. Umusingi no kukuba hafi bikozwe n'umuryango n'inshuti ni ngombwa, ni ingenzi. Umwunganizi nyawe, umukunzi nyawe ashishikarira ibintu nk'ibyo aho kuguha akato. Ariko nanone uzahora ukeneye kujya ufata akanya ugatekereza kabiri. Mu bihe bigoye biba byoroshye cyane gukora no gufata imyanzuro ishingiye ku marangamutima, ku buryo biba bishobora kuzakugaruka ku mpande zombi. Ni ngombwa gufata akanya ugatekereza ku biri kuba no kuri kwiyumva. Ese urishimye? Nduzuye? Uru rukundo, iki gikorwa ngiye gukora kizamfasha kubona nifuza kuba we? Nibyo byakoze kuri Kim Yoshi. Ntabwo ushobora gusuka ibyo udafite mu kirahuri. Ntiwamena hasi ngo hagire ikivamo, aba yari igikombe kirimo ubusa. No kuvuga ngo ntabwo wakita ku bandi neza niba wowe amarangamutima yawe ameze nabi cyangwa se atameze neza. Ubuzima, amarangamutima, ubuzima bwo mu mutwe muri rusange, ubuzima bwawe no kuba umeze neza ni ingenzi cyane mbere yo kubera abandi mwiza. Wabanira gute neza abandi wowe warashize uri gushyingurwa? Nta buryo na bumwe bushoboka. Twitaye kuri aya masomo twabasha kujya ducika ibihe bigoye mu rukundo no mu buzima bwacu. Buri gihe uzibuke ko wowe ari wowe wa mbere, ni wowe ugomba kuza bwa mbere. Nuko inkuru tuyisoje. Hano tukugezaho ibiganiro by'ubwenge, inkuru zigizwe n'amasomo y'ubuzima, tumenya byinshi kubera mu isi. Niba tugiye kuba wakoze ikiganiro, manuka munsi y'video ugihereze like, ukore na subscribe niba utarayikora. Andika ijambo rya riti duhereza ibindi. Nanjye ndashyiramo agatege ndushaho kubahereza ibiganiro byinshi nk'ibi. Ntiwajye guhereza ikiganiro like unagisangiza abandi, kandi ndasubiramo kugira kigere ku bantu benshi. Nitwa Samuel Mugisha, ndabakunda mwebwe mushyigikira. Reka dusubire ubutaha, ndaje vuba rwose.